hari abantu benshi cyangwa se bamwe mu bantu badashobora kumva yuko umuntu ashobora kubona miliyoni mu gihe kitarenze amezi abiri, ariko ndi hano kubabwira ko bishoboka, ndi hano kubabwira ko bishoboka bivuye muri bya bitekerezo ufite, bivuye muri ya mafaranga make ufite, bivuye ku nshuti ufite, za zindi navuze zishobora kuba zakugira inama yubaka. Ibyo byose birashoboka cyane, birashoboka cyane kuko njyewe natangiye ku mafaranga makeya ariko nza kugira inshuti iranyubaka, ingira inama, numva yuko koko bya bitekerezo byanjye bishobora kuba birimo umusaruro. Na miliyoni imwe na miliyoni ebyiri ushobora kuzibona mu gihe gitoya bitewe n'inzira ukoresha kugira ngo ubonemo ayo mafaranga. Kugira ngo mbabwire ko bikunda bitewe n'uko ukunda umurimo no gukora cyane n'ikinyabupfura ugira muri bizinesi birakunda cyane. Reka ntangire mbasuhuza, muraho neza. Gutangira bizinesi uhereye ku busa ni intambwe ikomeye cyane, ni intambwe itoroshye. Niyo mpamvu umunsi wa none twahisemo kugira abajeni babashije gufata ibitekerezo biciriritse bari bafite bikeya bakabibyazamo bizinesi ikomeye yaje kubahindurira ubuzima. So ku munsi wa none rero twasuye abajeni bari gukorera mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Runda. Abangaba bagiye kudusangiza urugendo rwabo rw'iterambere, bagiye kutwereka ese ni gute batangiye from zero, from scratch up to the sky. So ni abantu kuri uyu munsi bari ku rwego rwiza nk'uko mubibona. Ugendeye kuri property urimo kubona hano ni abantu bafite niba property zitari munsi ya miliyoni eshanu ni ukuvuga izi nizo tubona. Hari izindi bari buze kugenda batuganiriza, hari ibintu bagiye bageraho byinshi bitandukanye bari buze kudusharinga, baduha na struggle bagiye banyuramo, baduha na challenges, muri make batwiye kugenda rwabo rw'iterambere kugira ngo tuze kubashaka kwigira mu nzitizi bagiye barugiriramo. So by'umwihariko bari buze no gutanga inama ku bantu bifuza gutangira business ariko bafite ubushobozi bukeya cyangwa se hafi ya ntabwo, ariko bafite passion ndetse bafite n'inzozi. Birashoboka ko ubwa mbere waba ugeze hano aho wageze kwikora online, umuyoboro umwe rukumbi utangaza amakuru yizewe mu bijyanye n'uburyo ki abantu bashobora kwihangira imirimo. Gusa ushobora kuza kugira igitekerezo, ikibazo cyangwa se inyunganizi mu kunyandikira kuri Instagram yanjye nitwa Bazaza Official. By'umwihariko dufite WhatsApp community yacu nikora online, link iri muri video description cyangwa se mu comment ya mbere, hanyuma na link ya Instagram yanjye nayo iri muri comment section. By'umwihariko rero reka ntangire mbakira mu kiganiro cya none ngira ngo mumanze mwibwira abadukurikiye mu by'ukuri mwatangira mwivuga. Amazina yanjye nitwa Nzayisenga Bernard, abangira ngo mbaho ubuhamya cyangwa se inyigisho zatuma urungano rwanjye rwakwiteza imbere. Nanjye naje guhura n'inshuti mu buzima, nyikuraho ibitekerezo byubaka. Baraga bigoye mu buzima kubona umuntu kuba hafi akakwegera akakubera inshuti, ukamukuraho ibitekerezo, ukamukuraho inama yakubaka. Rero mu bitekerezo byanjye naje kugira umugisha nkiga muri segonderi, nza kwiga nigana n'umwana, nigana n'umuntu w'inshuti yanjye, nawe ndaza kubaha umwanya bibwire. Twaje guhura mu buryo buntunguye cyangwa se ntavuga ko biri deep cyane, dukubitana point twumva ziri related kuri business. Ubwo rero naje kugira amahirwe, aranyegera arambwira gufata urugero assets zihari turazikoresha ku mafaranga make twari dufite. Nabaha urugero abanyumva cyangwa se abanteze amatwi, nkababwira ukuntu wakorera business utangije amafaranga makeya, after certain period mu gihe ukagera ku rwego rwo kuba wakoresha miliyoni eshanu. Ubwo rero ibyo bintu byose naje kubifashwamo n'umuntu, turaganira mu ibitekerezo biranzamura. Nabivuga nk'aho twatangiriye ku busa nta gishoro, nyuma y'igihe turakora igishoro kiraguka kiriyongera kabisa. Urwego business yafashe urwego rugeze kuri miliyoni eshanu. Icyo nagira ngo mbabwire ko nta kidashoboka, buri kintu cyose kirashoboka. Nubwo waba ufite amafaranga makeya watangira, kandi intwaro ya mbere ni ibitekerezo, mindset, ukagira positive thinking, ugakora cyane. Nyuma y'igihe business ugasenga cyane, ukiyambaza inshuti, ukiyambaza Imana. Nzayisenga, reka tugushimire ku bwa introduction utanze. Twakwifuje ko na mugenzi wawe yatangira yibwira abadukurikiye, hanyuma twakomeza ikiganiro. Murakoze. Amazina yanjye ni Chantal, ndi umwe mu bajene babashije kwiteza imbere, fatanyije na mugenzi wanjye babashije kwiteza imbere
ku buryo dufite shop ingana gutya ndetse n'izindi branches twagiye dufungura bitewe no gukora cyane ndetse no gusenga twabigezeho kabisa. Mu buzima rero biragoye kubona inshuti mwafatanya urugendo rungana gutya, mufite ibintu bingana gutya mukabigeraho, kandi mwese ntihagire uvuga ngo ibi ninjye wabihashye, ngo ibi ninjye wabihashye, mugafatanya mukagira inyungu, mukagumya mukarangura ibintu kugira ngo mwiteze imbere. Rero twafunguye amashami agiye atandukanye kubera ko kubika amafaranga twarebye kujya tuyakorera hano tuyabika, turavuga ngo ntago ari ngombwa, reka dufungura andi mashami ahubwo inyungu zibe nyinshi, inyungu iva aha, inyungu ive muri ayo ma branches kugira ngo dukomeze dutere imbere. Hanyuma biragoye cyane rero kubona umuntu mufatikanya ku rwego rungana gutya. Icyo nashishikariza abantu rero ni ukuba inshuti kandi mugafatanya muri byose. So nyuma yuko rero bamaze kutwibwira uruno twitari twakinjira mu kiganiro bakadusangiza inzira yabo y'umusaraba, urugendo rwabo rw'iterambere, tukaza kumenya challenges, tukaza kumenya intsinzi, muri make urugendo rwabo muri rusange n'amasomo tugomba kurwigiraho. Reka tube kaze mu kiganiro noneho bajye batubwira ese byatangiye bite, ese bahagaze hehe, ese niziye nama baha urubyiruko. Bakaza neza. Okay, murakoze. Rero ngewe iterambere ryanjye ryaragoranye cyane, ryaragoranye kugeraho, bisaba imbaraga ku byo navuga ko zikomeye cyane ugereranyije n'izindi mbaraga, dore ko byatangiye mfite igishoro gikeya cyane cy'ibihumbi 10, ngerageza gushaka ukuntu nagenda nyabyaza n'amafaranga, nyuma y'igihe bikomeza kwiyongera 15, 30, 40, ngeze mu 200 nibwo naje guhura n'inshuti yanjye, ndamubwira ati se aya mafaranga nayakoresha iki cyatuma aba 300? Arambwira ati wowe icyo wakwirinda ibiyobyabwenge, wakwirinda abakobwa, wakwirinda buri kintu cyose cyatuma business ihomba cyangwa se isubira inyuma. Niyo mpamvu rero nababwiye ko uhura n'umuntu mu buzima bikaba ngombwa ko abwinjiramo, bikaba ngombwa ko abisesengura, ndetse bikaba ngombwa ko abasha kuba yakugira inama ishobora kukuvana ahandi ikakugeza ahandi. Birumvikana kabisa. Niyo mpamvu nkomeje kugira gushima, nkashimira buri muntu wese wangiriye neza, nkashimira buri muntu wese wamfashije. Ubwo rero ntavuze byinshi nawe yagira icyo ababwira, dore ko aba afite byinshi byo kuvuga, kandi ndamushimiye cyane mbikuye ku mutima, yamvanye ku rwego numvaga ageze kuri. Murakoze. Birumvikana nk'umujeni mwazamukanye, nk'umujeni mwanyanye mu bihe bigoye, ntabwo buri kintu abwira abantu. Ese Ketchup uruhare rwawe mu iterambere ryanyu ni uruhe? Ese wewe wabonaga gute mujya gutangira? Wabonaga bizakunda, wabonaga bitazakunda? Tubwire point overview. Ese ni gute wumvaga ko mugiye gukora ibintu bikaraninga mu gihe abandi iyo bageze hejuru bashwana ibintu bikanga, hakazamo akantu kameze understanding? Ni gute mwamanaginze gukorana mu mahoro kandi mukabasha gutera imbere? Natwe dutangira nyine twumvaga ari ibintu birenze, twumvaga tutazabigeraho, ariko kubwo kwihangana no kugira inshuti nziza biza gukunda, tuva kuri bikeya tugera ku bindi bingana gutya ndetse n'ibindi byitwa ahandi. Birumvikana ko mwavuye ku rwego rumwe mukagera ku rundi rwego. Ese niki cyakomezaga kugusubizamo imbaraga? Niki cyakomezaga kugusubizamo imbaraga kikagusunika kikwerekeza ku kumva ko ugomba gukorana n'umukorege wawe? Ikintu cyamfashaga kikanansubizamo imbaraga kuko twakoraga nyine twabonaga ko turi kunguka tutari mu gihombo. Rero iyo nyungu ndetse no gushyira hamwe rero bituma dukomeza gukorana neza. Ese wenda mbaye nsubiye inyuma ho gatoya, bigaragara ko nyuma yuko muzamutse hari amafaranga azingiye mutangiye business, ariko ne twakomeje kumva yuko hari uruhare rwawe muri iyi business. Ese wabashyizemo uruhe ruhare? Akaboko kawe nakawe nyuma yo kugira umuntu inama, nyuma yuko mwari inshuti, akaboko kawe nakawe washyizemo kugira ngo iyi business ibashe kuraninga neza? Nyuma yuko azana 1,200,000 nanjye nabashije kubona 800,000, ntiyitaye ko afite menshi ku ngufu, ahubwo we yarayazanye, twese turahuza ibintu tubigenza neza dutera imbere. Birumvikana ko mu rugero rw'isa rw'abantu babashije kuva ku rwego rumwe mukagera ku rundi, mukava ku kadomo A mukagera ku kadomo B mu iterambere.
mu rugero rwiza rw'abantu babashije guhuza kandi bakagira ikintu bageraho mu buzima. Nzayisenga reka ngarukeho rero, ese ubona ari nk'inama urubyiruko rudafite common sense yo kuba babasha gukorera hamwe, urubyiruko rwumva yuko bitakunda, urubyiruko rudafite ubushake bwo gukora, niye nama wabagira? Okay, murakoze cyane kuko ibyo ni ibintu byumvikana kuri buri muntu wese, bikaba ngombwa ko buri rubyiruko rwose rwagakwiye kuba rufata ingamba cyangwa se inshingano ijyanye n'iterambere. Gutera imbere biba bisaba ibintu by'ingenzi bigera muri bitatu. Buriya iyo ushaka gutera imbere ugomba kwirinda ibiyobyabwenge, ubwo navuga nk'inzoga, navugamo kurangara cyane, navugamo kujya mu bintu bitari sawa kuri bizinesi, dore ko umuntu aba akora biba bisaba gufata inshingano, ugahoza amaso ku kazi, ukirinda abakobwa cyane, ukirinda ibiyobyabwenge muri rusange. Ubwo rero icyo nashishikariza urubyiruko ni ukumva yuko bishoboka, ni ukumva ko bishoboka gufata inshingano, ukumva yuko amafaranga yose waba ufite yakuvana ku rwego akakugeza ku rundi. Urumva yuko ntashidikanya amafaranga ari hejuru y'ibihumbi 10, dore ko nanjye ariyo natangiriyeho. Icyo nashishikariza urubyiruko ni ukumva yuko ayo waba ufite yose yakubera ikiraro kandi akagira aho yakugeza, kandi ugashyiramo amasengesho, kubaha, kwicisha bugufi, mbese ugashyiramo za characteristic of businessman. Biranga umunyabuzinesi nk'uko twagiye tubyiga mu mashuri. Ntavuze byinshi rero, nabashimira, murakoze. So wenda tukiri kuri iyo ngingo nakugata twisoza gutyo gusa, yumvikana nk'abantu mwatangiranye from scratch up to the sky, abantu mwavanye kure. Naguciye mu ijambo, uyu mukobwa twamenyanye, nakubwiye ko twamenyanye twigana, uburyo yanyegereye, we yavuye mu ntebe aranyegera, arambwira ati ese Berina, ko mbona kwiga biri kugenda bisa nkaho biri gukomera cyane, nta kuntu twarema business, nta kuntu twarema imirimo ngo igira aho tuvana n'aho tugeza. Birumvikana. Numvise iyo ngingo ye, ndavuga ati byanga byakunda buriya, nubwo even if we don't have money, nubwo tudafite amafaranga, ariko dushobora kugira mindset iri positive y'ukuntu twagera kure dukoresheje amafaranga make. Naguciye mu ijambo, reka ngaruke kuri Chantal gatoya. Ese Chantal, naye makosa mwakoze mu rugendo rwanyu rw'iterambere kandi mudashaka ko abandi bacuruzi basubiramo, ubona ari makosa mwakoze? Okay, nje nakwiheraho nkuko nabikubwiye mbere. Nje Chantal yaranyegereye, arambwira ati mbere nakundaga kunywa inzoga. Chantal aranyegera arambwira ati se Berina, waretse izo nzoga katari nziza, waretse ingeso mbi. Mbere ntarahinduka nagiraga ingeso nyene zitari nziza. Umukobwa aranyegera arambwira ati rero kugira ngo utere imbere, dore ko buriya bavuga ko abajya inama Imana ibasanga. Ngaho nguko rero nuko byagenze. Inshuti yanjye yaranyegereye irampindura, ubu aho mpagaze n'ibyo ngezeho nabishimira umukobwa witwa Chantal. Murakoze. Gikomeje imbere mu kiganiro, Chantal ndaza kubaza ikibazo ntekereza ko cyoroshye ko wagisubiza, kuko ni ibintu mwanyuzemo, ni ibintu mwahuye nabyo, ni challenges mwahuye nazo mu rugendo rwanyu. Muri make harababwiye ko bitazashoboka, ariko kandi hari n'ababahaye imbaraga. Mu by'ukuri se ibi bintu byabagezeho mu rugendo rwanyu, byabagizeho izihe ngaruka? Tutitaye ku baducaga intege, tutitaye ku batubwiraga ati ntaho muzigeza, twarakomeje gukora bizinesi yacu. Hari abacanenge, nta bizinesi cyangwa nta kintu umuntu yakora ngo aburemo abacanenge. Twarihanganye, dushyiramo imbaraga, turakora. Twaje kugeraho abantu bashaka kudutandukanya, bavuga ati uriya mukobwa n'uriya muzungu gutya na gutya, ariko twe nta kintu byatubwiye. Twarakomeje twikorera bizinesi yacu, kuko nicyo cyari kiturangaje imbere. Twikorera bizinesi yacu kuko icyo twashakaga ni inyungu, kandi twese tugatera imbere nk'inshuti, tugatezanya imbere. Ese Chantal, mu by'ukuri urebye imbere yanyu ubona hazaza hanyu hazaba hameze hate? Ahazaza hacu hazaba ari heza, kuko twahateguye kare. Mwateguye kare, mufite ibyinjiro by'uko muzubaka hazaza hakomeye. Hari indi projet mwaba mufite muri kuraninga mu minsi iri imbere itajyanye n'ibintu by'ubucuruzi? Indi projet ni branches dufite ku ruhande, branches y'imisatsi.
yo gukora imisatsi n'inzara ndetse n'akandi gashopu gacuruza imyenda y'abageni ndetse n'inkweto nziza cyane. Reka tubashimire mu by'ukuri dusubize umwanya Bernard. Bernard biragaragara ko amaze kugera ari ahantu heza cyane, ni ahantu wese yakifuje kuhagaze, urugero rwiza rw'abantu basorinze bavuye ku busa bakaba bafite ukuntu bahagaze uyu munsi. So rero Nzayisenga mu by'ukuri nk'umuntu wahuye na struggle, nk'umuntu wahuye na challenge, nk'umuntu ufite ibintu byinshi wagiye nabyo byagiye bikwigisha, gira isomo cyangwa se gira message waha abantu mu by'ukuri bafite gahunda yo kwiteza imbere, kandi nubwo bafite igishoro gikeya cyangwa se hafi ya ntacyo, gira ikintu babwira bijyanye n'uburyo ki babasha kwiteza imbere. Okay, murakoze. Njyewe icyo nabigira inama nagira urubyiruko, urungano rwanjye, imbaraga z'igihugu z'ejo hazaza muri rusange, ni ukumva ko bishoboka, ukumva yuko nta hantu umuntu atagera, dore ko muri ibyo ndi kuvuga byose biba bisaba gusenga cyane, gukora cyane, ikinyabupfura, mbese ukagendera muri iyo ritime. Nihuse rero ndashishikariza urubyiruko rwose muri rusange, umuntu wese unteze amatwi, kudasuzugura akazi, umuntu wese uri kunyumva, icyo ngira ngo nshishikarize urubyiruko bagenzi banjye, mbese ni ukwirinda ibiyobyabwenge, gucana amaso, ntabwo mvuze kuyakanura cyane, ariko kuyafungura ukagerageza kureba ikintu cy'ingenzi cyaguteza imbere kurusha uko waba uri mu bintu bidafite akamaro. Ikindi nagira urubyiruko ni uguca bugufi, kugira ubufatanye muri rusange, bagakora akazi kose, kwicisha bugufiya, kumva yuko nta kidashoboka. Bityo iyo ufite umurava wo gusenga, ukagira umurava wo gukora cyane, ukagira umurava wo kubaha Imana, nayo igenda ishyiraho imigisha buri munsi. Ndumva ariyo nama nshobora kugira urubyiruko. Murakoze. Chantal, buriya nta kintu warenzaho kuko ngo dusoze ikiganiro cya none? Inama natanga, bitewe n'igishoro umuntu aba afite ari hasi cyane, ni byiza ko icyo gishoro yagikoresha kugira ngo nawe azamuke atere imbere. Ikindi, urubyiruko ndarushishikariza kugira inshuti nziza zakugira inama zatuma ugira ejo heza. Ntujye mu nshuti zimwe zigushora mu biyobyabwenge, bigushora ahantu habi cyane, ku buryo nyine ubuzima bwawe bwangiza nk'urubyiruko. Icyiza ni uko wareba inshuti yakugirira umumaro ituma utera imbere muri byose. Aho ugeze kuri Kora Online, umuyoboro umwe rukumbi utangaza amakuru yizewe bijyanye n'uburyo ki twabasha kwihangira imirimo. So niba utakora subscribe uri muri guhomba, nyeneza ko wakanze like nk'ikimenyetso cyo kudushyigikira, kandi ushobora kugira ikibazo, igitekerezo cyangwa se inyunganizi no gutunyandikira kuri Instagram yanjye nitwa Bazaza Official. Reka mbareke ko natwe mu bintu byacu by'ubutaha, ndabakunda cyane. Hasta la vista.